Ni amakuru atari meza, ni amakuru rwose atari meza cyane nk'uko nakomeje mbibabwira cyangwa mukomeje kuba mwabyumva, mu karere ka Kayonza rwose byaje kugaragara ko rwose abayobozi rwose b'i Kayonza rwose bahise babirukana ku mpamvu zitaragaragara, muri make rero bose bahise birukanwa, meya ndetse n'ababungirije bose bahita birukanwa bahita bagenda. Rero ntabwo turamenya ikintu cyabirukanye, ariko harimo haragaragara ikibazo cy'inzara, wenda gishobora kuba aricyo wenda cyaba cyabiteye cyangwa ndetse n'ibindi, ariko ntabwo turabimenya neza. Kugira ngo mukomeze kuba mwadukurikira ni uko muri bukore subscribe and share and comment kugira ngo mukomeze kubana nanjye mu biganiro bitandukanye. Ndabakunda cyane, dukomeze wowe dukurikiye ukora like, ukora na subscribe kugira ngo dukomeze twirire show. Genga akarere mu ngingo yaryo ya 11 icyemezo cyafashwe gishingiye ku kuba abahagaritswe bataruje inshingano zabo uko bikwiye nyuma y'ubusesenguzi bw'inama njyanama, abanyine bahise birukanwa muri izi nshingano. Amakuru rero yemeza ko abayobozi birukanywe nyuma yo kunanirwa gukemura ibibazo by'abaturage bitandukanye bigaragara muri aka karere, dore yuko aka karere mu bintu byinshi kagiye kaba kanyuma. Abayobozi birukanywe nyuma yuko hari abaturage bo mu bice bitandukanye nka Ndego na Mwiri bagaragaye bavuga yuko babuze imvura bagasonza ku buryo bukomeye. Iki kibazo cyagezeho yari muri imwe mu mpamvu zaba zatumye aba bayobozi beguzwa. Ni mu gihe ariko kandi amakuru avuga ko abayobozi birukanwe nyuma yo kunanirwa gukemura ibibazo by'abaturage bitandukanye bigaragara muri aka karere. Kimwe mu byo twagarutseho mu bice bya Ndego, ubwo ni mu murenge wa Ndego, hagaragaye amapfa ndetse n'ibura ry'imvura bigatuma abaturage bagera mu gihe cyo gusonza cyangwa se cy'inzara. Biravuga ko ngo hari ibiryo byari gutangwa, ubwo n'ibyo kurya, ariko hakaba uburangare bwo kugira gute bwo gutanga ibiribwa. Ubwo ni kwa kundi leta itanga ibyo kurya nyine nkenerwa mu baturage bitewe n'agace kibasiriwe n'amapfa n'inzara, ariko hakaba uburangare bwo kugira gute bwo gutanga ibi biribwa. Bivugwa ko kandi aba bayobozi batumvikanaga, aho kenshi ngo bahoraga bashyamirana kubera kudahuza ku byemezo bimwe na rimwe. Ni ikibazo cyagiye kibaho inshuro nyinshi kugeza ubwo bamwe mu bayobozi babunga inshuro zirenze imwe. Nyemanzi Jean Bosco yatorewe kuyobora akarere mu Kayonza mu Kuboza 2021 mu gihe Munganyi nka Hope we yinjiye muri komite nyobozi. Ni amakuru rwose atari meza nk'uko nakomeje mbibabwira. Ikibazo cyakomeje kuba cyaba ikibazo. Muri kubona ikigero bariho, ni ukuvuga ngo nk'uko mubirebye aha ngaha kuri lisite, muri kubona ko rwose Kayonza ari iya nyuma mu mikorere, ni iya nyuma mu mikorere rwose. Muri make rero bararebye noneho bagiye kubabona ikibazo cy'imirire mibi, ikibazo cy'abaturage barimo barataka bamwe biyahura. Ndavuga ati ibi ntabwo twabyihanganira, baza kuba bafata ingamba zikakaye nka ziriya. Wowe udukurikiranye ibuka gukora subscribe and share and comment kugira ngo ukomeze kubana nanjye. Bagaragaye bavuga yuko babuze imvura bagasonza ku buryo bukomeye. Iki kibazo cyagezeho bamwe batangira gusuhuka, nyamara ngo leta yari ifite ibyo kurya, ahubwo harabaye uburangare mu kubitanga. Bivuga ko kandi ko abayobozi batumvikanaga, abenshi bahoraga bashyamirana kubera kudahuza mu byemezo bimwe na bimwe. Ni ikibazo cyagiye kiba inshuro nyinshi kugeza ubwo bamwe mu bayobozi babunga inshuro zirenze imwe ngo barebe yuko ibintu byakemukanye. Maze Jean Bosco yatorewe kuyobora akarere ka Kayonza mu Kuboza 2021, ni mu gihe Munganyi nka Hope we yinjiye muri komite nyobozi y'akarere ka Kayonza mu mwaka wa 2018. Birumvikana amazemo igihe aza kongera gutorwa mu yindi manda yakurikiyeho. Harimana Jean Damascene we yatorewe kuba umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mwaka wa 2016, aza kongera gutorerwa indi manda mu mwaka wa
2021 uyu amazeyo igihe kinini. Akarere ka Kayonza rero havuga ibibazo bijyanye n'izuba ryinshi mu gihe hari imishinga yagashyizwemo irimo nko kuhira n'indi igiye itandukanye yashoyemo arenga miliyari 100. Gusa iki kibazo kirabasha kuba cyakemuka cyane cyane mu mirenge ya Ndego na Mwiri bahora bataka buri mwaka. Aka karere kandi nako karere karimo ibiyaga byinshi, ariko nyine ikibazo cyakomeje kuba ikibazo. Abaro bamaze kwirukanwa kugira ngo ubwo hashakwe abashoboye gukora akazi bahangana n'ibibazo biri mu karere ka Kayonza. Ku rubuga rwa X rw'akarere ka Kayonza rero babihamije baravuga bataba twamaze kubirukana. Inama njyanama y'akarere nayo ivugwaho imikorere mibi. Umwe mu banyamakuru bakurikira by'imiyoborere mu nzego z'ibanze ariwe Joseph Hakuzwumuremyi w'ikinyamakuru Umuryango yanditse kuri X ko njyanama y'akarere ka Kayonza imikorere yayo iri wireless kwitagera mu baturage, ngo byose rero bikaba bikwiriye kuvaho. Avuga ko muri iki cyumweru abajyanama b'akarere ka Kayonza bamwe batanaherukaga muri ako karere bicaye mu ngo zabo bakora inama kuri murandasi ntibamenye ibiri kubera kuri tere. Ngo rero ngo ntabwo bigeze bakurikirana ikibazo cy'inzara no kwitwa ngo ubw'abajyanama bataba no mu karere. Ubundi umujyanama buriya biba bikwiye yuko nako karere akageramo. Uyu munyamakuru rero ati ndi kwibaza icyo abajyanama bo barushije Nyobozi Kibura, none abo bajyanama bamaze gukuraho Nyobozi, ubwo bikwiriye kuvuga yuko n'abahubwo bakwiriye kuba nabo bakurikira bagenzi babo nibi bavugwaho byaba ari ukuri. Akarere ka Kayonza rero kavugwamo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma kuri website y'aka karere bigaragara ko Kayonza igizwe n'imirenge 12 ariyo Mukarange, Gahini, Rukara, Murundi, Mwiri, Rwinkwavu, Murama, Ndego, Kabare, Nyamirama, Ruramira na Kabarondo. Iyi mirenge irimo utugari 50 n'imidugudu 421 iri ku buso bwa kilometero kare 1935. Ubu buso bukaba butubona abaturage 457 n'abantu 156 ku bucuke bw'abaturage 236 kuri kilometero kare imwe. Bikaba bishingiye ku ibarura ryabaye mu mwaka wa 2022. Niko karere uko mukomeje kubyumva rero iyi channel muzajya muyikurikirana cyane, izajya bagezaho amakuru yizewe, ibagezeho amakuru ya nyayo. Mwege mwakomeje kuba mwadukurikirana cyane, mujye mwibuka gukora subscribe and share comment kugira ngo mukomeze kubana natwe. Ndabakunda cyane. Hasta la vista. Kora subscribe and share comment. Amapfa atwibasira. Undi nawe yagize ati inaha Ndego twabonye ko dushingiye ku kirere nta mahirwe tubifitemo, tumaze guhomba kenshi, aho duhinga ntidusarure no mu gipfunsi, hatabayeho ubundi